bundi mbazaniye iki ejo bundi hari saga z'umuntu witwa Mama Sharirene n'umuntu witwa Pasteur Claude. Ibyo bintu murabizi ko bamaze iminsi badacana uwaka. Badacana uwaka ni imvugo y'abanyarwanda. Njye ikintu mbazaniye rero mbazaniye icyo bano bantu bari gupfa, uyu mugore n'uyu mugabo ese ubundi bari gupfa iki? Njye naje gusanga biri personal birenze ko twabikekaga, twumva ngo ni ibintu nyine ngo birango biri muri rusange cya byiza imbuga, ariko njye naje gukora ubushakashatsi nsanga ni ibintu birenze uko twabikekaga, ahubwo nsanga ni ibintu bikomeye bishobora gutuma umwe afata n'uburozi akaboha mugenzi we. Omora TV. Muhaye ikaze nanone muri iki kiganiro gica kuri YouTube channel Omora TV. Nk'ibisanzwe nge nkaba nitwa King Ira cyangwa Director King Ira. Twinjiye mu biganiro nk'ibisanzwe n'undi mugenda mubona kuri no YouTube channel, kora subscribe wowe utarayikora. Dukoreye hehe rero? Dukoreye n'ubundi nk'ibisanzwe no mu karere ka Muhanga, niyo location yacu tubarizwamo. Ni hotel nziza cyane dukoreramo yitwa Splendid Hotel, kandi ndahamya nashidikanya yuko mu bantu bakoresha YouTube ninjye muntu ukorera ahantu hasirimutse. Nimba mbeshya muzandike comment narebe muvugite wabeshya, ariko ibyo mvuga n'ukuri uzareba abandi ahantu bakorera. Ibi rero narindi banga nuko nkorera nyine muri iyi hotel yitwa Splendid Hotel iherereye mu karere ka Muhanga. Ni hotel nziza waruhukiramo ukumva ufite fresher, nyine n'ahantu waturiza nyine n'ahantu warera yawe kabisa. Ngo mbazaniye iki rero no munsi muri iki gitondo, turi mu masaha mu gitondo, dukoze mu masaha mu gitondo n'ubundi mbazaniye iki ejo bundi hari saga z'umuntu witwa Mama Sharirene n'umuntu witwa Pasteur Claude. Ibyo bintu murabizi ko bamaze iminsi badacana uwaka. Badacana uwaka ni imvugo y'abanyarwanda. Njye ikintu mbazaniye rero mbazaniye icyo bano bantu bari gupfa, uyu mugore n'uyu mugabo ese ubundi bari gupfa iki? Njye naje gusanga biri personal birenze ko twabikekaga, twumva ngo ni ibintu nyine ngo birango biri muri rusange cya byiza imbuga, ariko njye naje gukora ubushakashatsi nsanga ni ibintu birenze uko twabikekaga, ahubwo nsanga ni ibintu bikomeye bishobora gutuma umwe afata n'uburozi akaboha mugenzi we, cyangwa bishobora gutuma umwe nubwo atamuroga ashobora kumurogera umugore cyangwa se akaba yamwangira umwana. Ibi bintu ngo ni ibihe rero? Nibyo bintu tugiye kuganiraho twumve ese ubundi bano bantu bari gupfa iki. Ngo bano bantu rero bari gupfa iki? Uyu Mama Sharirene mu byumve neza, nyine kuba yitwa Mama Sharirene ni izina ry'umukobwa we, imfura ye yitwa Sharirene n'ubundi niyo mpamvu yitwa niyo mpamvu yitwa Mama Sharirene. Uyu mugore akaba yaravukiye aho ahantu bakunda kwita i Butare, avuka mu bana 9, avuka ari umwana wa 4, ariko yaje kugira amahirwe atari meza. Nabyita nyine amahirwe atari meza, urumva ko ari ikintu kitameze fresh, aho se yaje kumwihakana akamutoteza nyine atamwiyumvamo neza cyane. Uyu Mama Sharirene ni umugore cyangwa se umumama utaragize amahirwe yo kwiga, nubwo tumubona ku mbuga nkoranyambaga yahatwitse cyane cyane, mubona na topic akunda kunyuza kuri YouTube channel ye ngo guteka, ngo yerekanye firigo, ibintu nyine utavuga ngo ni ibiki. Uno mugore ntago yagize amahirwe kuba yakandagira mu ishuri, yarize ariko agarukira mu wa 5 primaire. Nuri mu wa 5 primaire bukiri umwana utaramenya nyine kugira ikintu utoranya ngo ni igiki, nyine ngo umenye ibyo robanura. Nyuma yo kuva mu ishuri yaje kujya gukora akazi ko mu rugo. Yabanje gukorera ahantu i Nyanza, akora ahantu nyine ngo bamufata nabi bamutoteza nyine, urumva n'ubundi we nk'umwana yumvaga ko abantu bose bazajya bamufata nabi nk'uko se yamufataga nabi. Aza kuva ahantu Nyanza aza kujya gukora mu rundi rugo, ariko rwari urw'aba Islam. Mama Sharirene turi kuvuga yaje kujya gukora mu rundi rugo rw'aba Islam. Muri urwo rugo baza kumufata neza cyane, bamufata neza bakamujyana, sinzi wenda abayisilamu badukurikira bari buze gutanga comment, sinzi ngo gusenga ngo mubyita gute. Uyu Mama Sharirene tuzi nk'umwadeperi, tuzi nk'umurokore, ndetse akaba n'umuvugabutumwa ukomeye, yaje kugera igihe we aba umwisilamu. Yaje kuba umwisilamu bamwita Husira. Sinzi ngo bisobanuye iki, ubwo abayisilamu muri buze kudukebura nyine mutubwire ngo Husira bishatse kuvuga iki. Uyabaye umwisilamu ariko abikomoye muri urwo rugo yakoragamo akazi ko mu rugo, bitewe nuko bamufataga neza, kwa atigenda wige Korowani, aragenda nyine ariga aba umu Islam. Aha naho aza kuhava
aza kuhava yahavuye ahita ajya ngo mu bintu byo kwiga ubutayeri. Nabwo urwo rugendo rw'ukuntu yize ubutayeri tuzarukoraho, n'ukuntu yinjiye mu bintu by'uburaya tuzagira igihe tubikoreho. Uyu mugore icyamukuye muri urwo rugo yakoragamo rw'abayisilamu ngo ni iki rero, yahavuye ari uko umumabuja we yari amaze kwitaba Imana, aravuga ati ntabwo nasigara mu rugo rurimo umugabo kandi mabuja atakibamo. Nyuma yaho nyine nk'uko yaje kuhava ajya kwiga mu bintu by'ubutayeri, nabwo nababwiye yuko ari igihe wenda tuzabigarukamo tukinjira mu mateka y'uyu Mama Charlene ubundi w'umuvugabutumwa tubona kuri social media wigize nabi, ubundi ni muntu ki, bimeze gute, twabyinjiramo neza. Kimwe ko twazagira n'amahirwe nayo tukamwakira kuri no YouTube channel Omora TV, naho ubwe akabyisobanura neza mukamenya ese ubundi ni muntu ki. Uyu mugore amazina yo muri nyakuri bamwita Emerita Mukeshimana, isibye yuko nyene ari kumenyekana kuri Mama Charlene ku izina nyine ry'umukobwa we w'imfura. Urumva yarakoze avamo umubyeyi, afite abana 5 nawe babwiye, ariko urumva izina n'undi akoresha muri ino mihanda ya YouTube social media n'abantu bamuzi nka Mama Charlene, ariko amazina ye nyakuri yitwa Emerita Mukeshimana. Impamvu y'iki kiganiro ngo ni iyihe, kuba mbanje kubabwira ku mateka makeya y'uyu mugore. Ubundi muri ino minsi hari saga ihari cyangwa icyo nakita nk'amakimbirane ahari y'umuntu witwa Pasteur Claude n'uyu Mama Charlene. Yego noneho nge nabazaniye ese ubundi bapfa iki cyanyacyo, kitari ukwirirwa batubeshya ngo bazanye mu uyu n'uyu, ariko ubundi ibibazo byabo byatangiye gute, bapfa iki, byatangiye ryari. Twumvamo n'aba bantu ngo ba Justin, ngo ba Karosi, ngo ba Ezekiel, biriya bintu n'uguhumya umura n'ukuza nyine bakatwambika maske mu maso, ariko Mama Charlene we abazi umuntu atagetinze ngo ninde. Ibi bintu ngo byatangiye ryari rero, byatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2020 kuri channel yitwaga nguke. Iyi YouTube channel byatangiye yitwaga Kwizera Yesu TV. Uwitwa Mama Charlene nibwo yakoranye ikiganiro witwa Pasteur Claude, ndakeka batari bakamenyana cyane, ariko buri wese agakiza muri we yerekana agerageza kwereka abantu yuko nyine ashyushye mu gakiza ibintu nk'ibyo. Mama Charlene yari amaze kuba yaratandukanye n'umugabo, nta mugabo yari afite, ariko yari afite abana. Nibwo yaje guhuza rero n'uyu Pasteur Claude, yumva we ngaramukunze cyane, ngo imivugire ye, imvugo ye yumva nyine amwishyizemo aramukunze. Ariko uyu Pasteur Claude we yari ataragira igihe cyo kuba yakubaka. Ubu ngo afite umugore, yari ataragira igihe cyo kuba yakubaka, ari n'umukozi w'Imana ukinjira cyane muri no mihanda. Ikintu yakoze we ntabwo yita nyine kuri ako karimi keza ka Mama Charlene. Mama Charlene nubwo abantu benshi bavuga ngo ni umugore mwiza, namwe mubonye umuntu ari umugore mwiza uteye neza, ariko Pasteur Claude we ntabwo yamukunze nyine. Mama Charlene we yari yaramurwariye indege, yaramukunze kugeza na n'ubu ngubu. Muraza gusanga ari cyo kintu bari gupfa, aho mva ngo yamwise ng'imbwa, ngo yamwise ng'iki, uraza gusanga n'ubundi ari cyo kintu kiri kugire gute, kiri buze kugaruka. Akimara kumukunda rero Pasteur Claude we yamwangiye iki, yamwangiye yuko Mama Charlene atigeze yiga. Ikiganiro ejo Mama Charlene we wakoze kuri Chita Magic n'ubundi wagarutse kuntu abantu batize abarinjije. Iki kintu warakivugiye ndetse uranabanenga cyane, we wiza ngahe, mwibarize we wiza ngahe. Ibi biri mu bintu uwitwa Pasteur Claude yaba yaramwangiye. Nyuma yo kumwanga, ntago yamwanze nyine kuko yari afite undi mufiance wenda bazabana, yari ataranaboneka wenda ataranahitamo. Ahubwo Pasteur Claude nawe bivugwa yuko kera kiri umusore afite ukuntu yari iboga, ariko ko yagiye ngakatiranga abavuga butumwa benshi ndetse agakatira n'abakozi b'Imana benshi. Nuko wenda bo abenshi batari muri iyi mihanda, ariko Mama Charlene we nibyo bituma n'uyu munsi bagirana gute, bagirana ibibazo. Ahantu uraza no kuburira umuntu witwa Rayira ibintu byo kwivanga mu ntambara za Mama Charlene, akivanga mu ntambara za Pasteur Claude azivemo, kuko nago we abanza agende yigi asobanukirwe ese ubundi bano bantu bari gupfa iki, ikintu bari gupfa ubundi ni igiki, byahereye byatangiriye hehe. Icyo nicyo werayira wakabanje ukigaho, ukareka kwitera mu mata y'isazi. Niko babivuga, ariko numvishe abanyarwanda tubivuga ngo ni ukwitera mu mata y'isazi. Wowe kabanza nyine ukamenya isi ubundi bano bagabo bano bantu bahuriye kuki. Impamvu niye rero, ejo bundi Mama Charlene we yaraswase. Twakundi ujya gutsinda igitego ugatera squat,
ureba izamu nk'uko hari ubwa nagashano mbabwira ukuntu yakoze ikiganiro agatuka bano bagabo ngo ni Nyagasozi, harimo uno Pasiteri Claude, harimo Pasiteri Justin, harimo Karosi, hakamo na Rukundo Ezekiel. Biranacicikana cyane muri ino mihanda, YouTube babivugaho cyane, abantu benshi babyandikaho babyibazaho, baravuga ati ni gute umuntu w'umugore yaza akandagaza abagabo akavuga yuko ari Nyagasozi. Abasesenguye bavuze yuko Inyagasozi aba ari imbwa, kuko Inyagasozi aba ari ikintu kitagira aho kigira gute, kitagira aho kiba. Mama Sherene rero yaswase gute, nkuko yaramenyereye kujya kuri social media akarasa abantu nk'abane, abagabo bane, ariko afitemo umwe atagetinzemo, noneho yavuze muri abo bantu n'ubundi bane, ariko asanga umwe ntago ari kubarizwamo. Ubwo bari bagaruka ku bintu by'ivugabutumwa, we kuri kiriya kinyamakuru kitagikora kuri YouTube channel Chita Magic, bagaruka ku bintu by'ivugabutumwa rikorerwa ku ma YouTube, ivugabutumwa ritanoze, ibintu nk'ibyo. Hari ijambo bamubajije bavuga nyine kuri ibyo bintu ngo bikorerwa kuri YouTube bidakorwa neza. We ikintu yasubije aravuga ati barareka bariya ni imyanda. Byumve neza, bariya ni imyanda yaciwe muri ADPR, itorero rya ADPR ryaciye abo bagabo. Ubwo yari ashatse kuvuga n'ubundi Claude, ashatse kuvuga Justin, Karosi, ashatse kuvuga na Ezekiel. Ariko kuntu naswase ni gute, ikintu cyaje kubaho nuko Claude no mu mateka ye atigeze asengera na rimwe mu idini rya ADPR. Uko Mama Sherene yakunze uriya mugabo Pasiteri Claude, ariko biza gupfa nyine ntibabasha kubana na n'ubu ngubu, akora mpamvu ahora amuvuga nabi. Icyo kintu cyumve neza. We yashatse n'ubundi kumushyira muri ya groupe, ariko asanga iyo groupe we ntago ari kuyibarizwamo. Urumva yuko yagize gute, urumva yuko yaraswase. Ariko namwe nyine nk'abantu b'abagabo, nk'abantu nyine b'abagabo, cyangwa se uri umusore ukurikira ino YouTube channel Omora, nawe tubwize ukuri. Umukobwa wa Mama Sherene, we bita Sherene, mu minsi yashize yari afite n'isabukuru, yabinyujije no kuri YouTube channel, ibyamamare byitabiriye uriya munsi w'amavuko wa Sherene, n'ubundi harimo ba Mico the Best, yabinyishyize kuri channel ye, nyine abenshi mwarabibonye. Mu mwaka wa 2020 uwo mwana yari ndetse n'abandi bari bahari. Uri umuntu w'umusore ukeneye kubaka, cyangwa se uri umuntu w'umugabo ukeneye kubaka urugo, urumva wapfa kwita wimvisha nyine ngo nuko umuntu akorera Imana ngo ugiye ngo gushakana n'umugore wabyaye? Ikibazo cya mbere utawibaza, ese ubundi yapfuye iki n'umugabo we wa mbere? Kuko afite n'umugabo witiranwa na Claude, bose nyine niba Claude, ariko ubundi uhita wibaza yapfuye iki n'uwa mbere. Icyo kintu nyine uhita ugitekerezaho ukakibazaho. We yaravuze ati mu bintu Pasiteri Claude bigaragara yuko ashobora kuba bigaragara yuko ari byo byatumye abenga Mama Sherene, harimo kuba atarize, nyine ubwe ninjiji, niby'icyo kintu turi kigaruke nubwo abyihakana. Hakabamo icyo kuba yari afite abana no kuba atandukana n'abandi bagabo. Kandi ikindi kintu namwe twareba muri abanyabwenge, Mama Sherene ninjajwa ku mbuga nkoranyambaga kuri social media, arabyuka agatera agakamera nyine akavuga ibimurimo, akauploadinga nyine imihanda ikamubona, bamwe bakanamwota. Pasiteri Claude nawe ntago ndi kumuvugira, nawe ninjajwa kuri ino mihanda ya YouTube, arabyuka agatera agakamera akavuga nyine akauploadinga imihanda ikamubona nyine ikamwota. Urumva wakishimira gushaka umugore nawe wirirwa kuri iyo mihanda n'undi wirirwamo, akajya byuka atera kamera, nawe ukabyuka ugatera indi kamera. Ubwo urumva nyine mwaba mufite iyihe vision? Urumva ko ari ibintu nyine utapfa kwita wimvisha, nawe uri umuntu ugize gute, uri umuntu ufite ubwenge, utekereza, uteganya no kubaka ikintu kizaramba. Ikindi kintu cyababaje uno Pasiteri Claude kigatuma afata icyemezo akavuga yuko adashobora no gushakana n'uyu mugore, hari amakuru ahari avugwa ndetse ahari, kuko mwejo bundi Pasiteri Claude agaruka ngo kubw'ikibuno ngo cya Mama Sherene, ngo yazunguje ngo ku kibuga cy'indege, ngo agiye ngo kugenda ajya muri Kenya, aho kantu murakibuka. Iyi mpamvu yari iyihe? Ngo hari umugabo utuye muri Amerika ugize kureba Mama Sherene, ariko naze mu Rwanda. Kubera iki? Kubera impamvu aje mu Rwanda, namwe murabyumva, ashobora kuza mu Rwanda
hakagira abantu bamubona akaba yakangiza izina rimeze gute ryo kwita yuko akijijwe ndetse n'ubuvugabutumwa. Uno mugabo iyo aje kumureba ahagarara muri Kenya. Iyo ageze muri Kenya nibwo Mama Charlene nawe agira gute ava mu Rwanda akajya kumurebayo. Urumva n'ubundi muri uwo mwaka wa 2020 n'ubundi uwo mugabo yari ahari bahura. Pastor Claude yajya bireba kavuga ati sha tiwapi ntago nakora ikosa rimeze gute, ntago nakora ikosa cyo gushakana n'indaya no mugore n'ubundi indaya nyine mpuzamahanga. Urumva nimba akunda afite umugabo bakunda ruri muri Amerika akaza bagahurira muri Kenya nibanahure no mu Rwanda nawe ngo ni fiance we igihe kizagera babane. Urumva yuko ari akanagiraga gute, hari akantu yamukingaga. Tukiraho nyite ngaruka ku kiganiro wagiriye kuri Chita Magic nze nkwibariza. Icyambere ndabanza ngubwire we Mama Charlene ugabanye kwigereranya n'umuntu witwa Pasteur Mutesi. Ugabanye kwigereranya nawe kuko nagufite umutima ukomeye nk'uwe. Bowe urinjajwa nyine uravuga tu ikikuje muri icyo uvuga. Ariko papa nako uriya mugore Pasteur Mutesi yagaragaje ubutwari. Abantu bamuvuga nasubize, abamujomba ibikwasi nasubize, ariko weho ntuze kwigereranya nawe. Uri umukozi w'Imana nk'uko ubyita, ariko ni wigereranye nawe kuko uriya mugore Pasteur Mutesi we agaragaza ubutwari, agaragaza no kwiyubaha birenze uko weho wabigaragaza. Ikindi kintu turaza kugarukaho ubwo nagira ngo mbanza nsegura ako kantu kugira ngo utazaza nyine wita ngo umuvuga butumwa ukeye ibiki n'ibiki. Kereka nuva kuri YouTube channel cyangwa se YouTube channel ukayikoreraho umurimo w'Imana, nuwirirwe mu busutwa nyine nk'ubwo wirirwamo ngo nditabana imyanda ngo ndagira gute, cyangwa se ukava no muri ibyo by'igikoni wirirwa unyuza ku YouTube kuri umurimo w'Imana kuri YouTube channel cyane bikunaniye nuze kwigeranya n'uyu mugore Pasteur Mutesi. Icyo kintu tubanze tucyumvikaneho neza. Ejo bundi mu kiganiro nejo kuko kimazeho umunsi umwe kuri YouTube wakoreye kuri Chita Magic mugaruka mu bintu by'abakozi b'Imana bakora umurimo wabo ku bw'inyungu, abavuga butumwa bo muri ino mihanda. Wagarutse yuko wagarutse ku kintu kivuga ngo nagushobora kuza ngo ukore umurimo w'Imana ngo utarize. Uhe wiza ngahe ko tuyaza amashuri wize we Mama Charlene wiza ngahe. Ikindi kintu uravuga ngo kuri YouTube nta murimo w'Imana ukorerwaho. Bari bakojeje ku bintu birimo biraza muri ino mihanda, abapasiteri abavuga ubutumwa ari kuza nyine bakora umurimo w'Imana kuri YouTube. Yego hari abagaragaraho ikintu nyine cyo kudakora umurimo w'Imana neza, nk'abo ba Pasteur Claude ubuntu bw'uti kubirirwamo, abo ba Juste ubuntu bw'uti kubirirwamo, nabo bose ba Karosi nabande. Ariko nago bivuze yuko kuri YouTube atakorerwaho umurimo w'Imana, ahubwo nawe uri muri cya cyiciro cy'abo ba Pasteur Claude badakora umurimo w'Imana bawuje kuri YouTube, ahubwo YouTube mwishakamo iki, mwishakamo inyungu zanyu. Ikintu kiraza kutwemeza yuko koko kuri YouTube nta murimo w'Imana wakorerwaho, ntituzongere kukubona kuri YouTube. Usezere ntarebe, reka tukwemereye ikiganiro kimwe, uzazikora ikiganiro kimwe uvuga uti ngewe Mama Charlene Emerita Mukeshimana, kuko nasanze yuko gukorera kuri izi mbuga nkoranyambaga social media za YouTube bitewe nuko nzikora amafaranga ngiye kuzivaho, sinzongera kuzigaragaraho kuko nasanze yuko atari ahantu heza uko wagira gute ho kuba wanyuza ivuga butumwa ryawe. Ibyo bintu byo nubikora bizaba byumvikana, tuzanabyubaha, ariko nuze kugira gute, ntuze gusebya abantu. Ngira ngo ikintu naringamije muri iki kiganiro mwacyumvishe, naringamije kubabwira aho amakimbirane ya Pasteur Claude n'uyu Mama Charlene ahantu ari guturuka. Mwahumvisha nuko Mama Charlene yakunze Pasteur Claude akifuza yuko yamurongora akamugira umugore, ariko Pasteur Claude we nabikozwe akabona kadashoboka atashakana n'umugore w'incege. Icyo kintu ntago yagikojejwe. Ngira ngo nibyo ngibyo ubundi naringamije kuba nababwira. Ndabakunda cyane, wakora subscribe kuri YouTube channel nibisanzwe. Njye ndi King Ira, YouTube channel mukora bino biganiro ni Omora TV. Ndabakunda, ciao ciao. Omora TV.